Oh yes, fresh sana cyane kabisa. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza. Nge uguhereje ikaza hano kuri Stash TV, amazina yanjye nk'ibisanzwe banyita Simba Only. Nkaba mbanje hano kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru barimo aragenda avugwa cyangwa se bimwe mu bintu biba birimo biragenda bivugwa kuri iyi mihanda. Nk'ibisanzwe rero ngenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye, haba hano mu Rwanda haba hanze y'igihugu. Ngenda nkugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye kabisa. Nkubwira yuko rero nongeye kuguhereza ikaza hano kuri Stash TV. Ubwira ngo niba ari bwo bwa mbere rukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye. Nakubwira ngo niba utameze neza, nakubwira ngo nukwihangana cyane yuko bishoboka ko no munsi waba utameze neza, ariko birashoboka yuko ejo uzaba umeze neza. Ntago buri gihe cyose tuzahora tumeze neza. Uyu munsi iyo umeze nabi hari aba bameze neza, uyu munsi iyo umeze neza hari bamwe baba bameze nabi. So niyo mpamvu rero tuba tugomba kwihangana cyane yuko babishoboka yuko umunsi ukurikiraho ushobora kumera neza cyane. So nyemera rero nongere nguhereze kaza hano kuri Stash TV. Mubwira ngo kora subscribe niba ari bwo bwa mbere rukigera hano kuri channel kugira ngo uzagende urushaho kugenda yibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye gatanu kuri gatanu kabisa. Nge ubu guhaye ikaza hano kuri Stash TV, amazina yanjye nk'ibisanzwe banyita Simba Only. Mwabanje kukugezaho amakuru menshi arimo aravugwa kuri iyi mihanda cyangwa se bimwe mu bintu bigezweho kabisa gatanu kuri gatanu. Rero zimwe mu nkuru nakubwira ngiye kukugezaho mu ncamake, ndaza kukubwira ko bita Farimeri, singira ngo muramuzi muri Gens Comedian, ari kumwe no bita Artire Nkusi. Ndaza kuba nkubwira amwe mu makimbirane y'aba bantu. Ndaza kuba nerekeza mu zindi nkuru zijyanye n'urukundo. Ndaza kuba nkubwira ko bita Juno Kizigenza ndetse n'uwo bita Nyambo. Ese abangaba ibyabo bimeze bite? Ndaza kuba nkubwira uwo bita Israel Mbonyi ndetse n'uwo bita Jolly. Ese abangaba bo ibyabo byifashe gute? So nakubwira ngo rero uze kureba iki kiganiro, ukirebe ukirangize, uraza kurushaho kugenda wimenyera byinshi bigiye bitandukanye. Nkubwira yuko nkugezaho ifoto y'umunsi ndetse nkugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndakugezaho ifoto y'umunsi ndetse ndaza kuba nk'ibisanzwe murabizi ko tugera muri ka gace aho nshobora kuba nahuza abahanzi babiri cyangwa nshobora kuba nakwereka abahanzi babiri bashobora kuba bakora collabo. Abo bahanzi babiri nkakubwira ati wenda Bruce Melody ndetse wenda na Juno Kizigenza, abangaba baramutse bakoze indirimbo, ese wumva yayo imeze gute? Nibyo ngibyo nyena nkubwira rero. Sasa ndaza kabisa no kwa nkubwira ijambo ry'umunsi nk'ibisanzwe murabizi ko mbagezaho quote of the day. Tugenda turebera hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iki kiganiro cyacu. Nakubwira ngo rero niba ari bwo rukigera hano, kora subscribe kugira ngo ugende urushaho kugenda ubana natwe kabisa gatanu kuri gatanu. Dukubita tubangura rero nkuko nari natangiye mbikubwira hejuru mu ncamake, ngira ngo muri kugenda mubona ifoto y'uwo bita Artire Nkusi ndetse n'uwo bita Farimeri. Ngira ngo uyu muramuzi, navuga yuko kimwe mu gikorwa akora gikomeye cyane kizwi cyane ni Gens Comedian. Hari bamwe bazi ko atitwa Farimeri, ahubwo bamwe bazi kwitwa Gens Comedian. So rero abangaba ndasa kukubwira ngo isi byabo bimeze bite. Ngira ngo ibinyamakuru byinshi mukunda kubibona yuko bitagenda byandika kuri komedi yo mu Rwanda, cyangwa se ngira ngo komedi yo mu Rwanda muracyabona ko ikiri hasi. Gusa uno munsi naje kuba nakibaza ikibazo kigira kiti, ese kubera icyo bita Artire Nkusi adafasha uwo bita Farimeri? Ese ibi ngibi wakibaza ngo biterwa n'iki? Ese bituruka kuki? Amwe rero mu makuru aba hari cyangwa se amwe mu makuru aba arimo aragenda avuga kuri iyi mihanda, bivugwa yuko ngo bita Artire Nkusi yagiriye ishyari uwo bita Farimeri, cyane yuko uyu Farimeri navuga ngo amajije kwagura umuyoboro we wa Gens Comedian. Navuga yuko Gens Comedian iba nyuma y'ibyumweru bibiri bigize ukwezi. Ngira ngo nyuma y'ibyumweru bibiri mu kwezi nibwo iyi Gens Comedian iba ikagenda ihuza abanyarwenya bagiye batandukanye. Navuga yuko iyi Gens Comedian yatumye tumenya abakomediye benshi. Twagiye tumenya uwo bita Admin, twagiye tumenya uwo bita Inkirigito. Navuga ngo n'abakomedi benshi bagiye bakomeye cyane bagenda bigaragaza muri Gens Comedian. So navuga ngo rero uyu ni umusaruro mwiza wa Farimeri. Ngira ngo murabizi yuko uwo bita Artire Nkusi nawe afite Seka Live. Ibi ngibi ni ibintu ushobora kugenda wibaza. So navuga ngo ese biterwa n'iki niba bita Artire Nkusi afite Seka Live ndetse n'uwo bita Farimeri afite Gens Comedian? Biterwa n'iki kuba Artire Nkusi adashobora kuba yasapotinga uyu mwana? Navuga ngo Artire Nkusi ni umwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu cyacu muri comedy. Gusa ushobora kwibaza ngo ese nihe mpamvu adafasha aba bana bakizamuka? Ni ikibazo wakibaza. Gusa nanone andi makuru aba arimo aravugwa, bikavugwa yuko uwo bita Farimeri yegereye uyu musore bita Artire Nkusi
amwereka iyi projet ya Gens Comedian. Uwo bita Arthur Nkusi yumva yuko idashobora kuba yarya iteye utwatsi. Gusa uwo bita Fally Merci binavugwa yuko ngo burya bimwe mu bintu uwo bita Arthur Nkusi yakoraga muri Seka Live mbere yuko iyi Gens Comedian iza, bivugwa yuko ngo story nyinshi cyangwa se imishinga myinshi uyu Fally Merci ari wabaga wayandikiye Arthur Nkusi. Ngira ngo ibi ni ibintu tuba dukwiye kwibaza tukavuga tuti se ibi biterwa n'iki? Komedi yo mu Rwanda yagakwiye kubitera imbere, gusa ntavuga ngo uwo bita Arthur Nkusi rwose runaga urugero rwiza rwo kwereka abana nk'aba ngaba bakizamuka. Navuga ko atari ibintu bya fresh sana cyane kabisa. So ngira ngo nakubwiraga amakimbirane ari hagati yo bita Fally Merci ndetse no bita Arthur Nkusi, cyane yuko aba bombi batagicana waka kubera umwe afite Gens Comedian undi akagira Seka Live. So dukomeza rero n'andi makuru agiye atandukanye, nakubwira ngo kora subscribe niba bwo bwa mbere ubukigira hano kuri channel kugira ngo uzajye ugenda urushaho kugenda yibonera ibiganiro tugenda tukugezaho. Mubwire yuko ahanga tuba dufite vibes za danje kabisa. Mubwira ngo rero komeza kugira ibihe byiza cyane, igitekerezo cyawe ni ingenzi. Ushaka kunyandikira kuri Instagram yanjye, amazina yanjye banyita Simba Only, cyangwa se kuri Twitter cyangwa se TikTok, kuri Facebook ahantu hose banyita Simba Only. Ushaka kunyandikiraho rero ukaba wamfollowinga cyangwa se ugakora na subscribe hano kuri channel yacu ya Stash TV, aho tugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye 5x5. So nakubwira ngo ushobora no kuba mpamagara kuri nimero yanjye cyangwa se ukameza igitekerezo cyawe, cyane yuko nimero yacu tuba twayishyize aho hasi kabisa, waza kubuyibonaho ubundi ukaba watuvugisha kabisa. Rero nkuko nabikubwiye hejuru, ni amakuru menshi tuba tubafitiye kandi agiye atandukanye. Ngira ngo nakubwira ijambo ry'umunsi cyangwa se quote of the day uno munsi naguteguriye. Iri ni ijambo riba rishobora kuba ryagufasha kugira ngo ube wasunika iminsi cyangwa se ube wagira ibyizero kabisa byuko n'ejo bishoboka ko ushobora kubaho kandi ukabaho neza. So uno munsi rero nagutegura ijambo rigira ati igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Iri ni ijambo rero ry'umunsi mara gutegura cya quote of the day. Ngira ngo nakubwira ngo igitonyanga burya gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Uno munsi ushaka ko uri gukora ibintu ukabona barimo baraguca intege cyangwa se ukabona nta musaruro bifite, gusa nakubwira ngo nuramuka uhojejeho cyangwa se ugakora cyane, birashoboka ko ejo bundi ushobora kuba wabona success cyangwa se ushobora kuba wagera kure cyane kabisa. Ngira ngo iryo ryari ijambo ry'umunsi mba naguteguriye kabisa. Mubwira yuko ngenda nkugezaho ibintu byinshi cyangwa se mba naguteguriye bagaje nyinshi y'ibintu byinshi mba ndi bugende nkugezaho kabisa 5x5. Tunyarukire ku musore uwo na undi bamwita Juno Kizigenza kabisa. Bamwita Juno Kizigenza nkuko ngira ngo wagiye ubibona mu ifoto irimo iragenda itambuka aho ngo, ndetse n'uwo bita Nyambo. Ewana nshimira no kubahanga bw'ibyuma kabisa baba bari kugenda babidukorera fresh sana cyane kabisa. Ngira ngo uwo na undi bamwita Juno Kizigenza. Amwe rero mu makuru arimo aravuga kuri iyi mihanda nuko bita Juno Kizigenza ari mu rukundo n'umukinyi ukina sinema hano mu Rwanda cyangwa se ukina filimi hano mu Rwanda. Uwo na undi bamwita Nyambo. Ngira ngo muramuzi muri filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Rero uyu mukobwa kabisa navuga ngo ari mu rukundo n'uwo bita Juno Kizigenza. Ni ibivugwa cyane yuko tugerageza kubashakira amakuru agiye agezweho kandi amakuru aba yizewe. So biravugwa yuko rero uyu musore umaje gukora amahiti menshi cyane muri iki gihugu. Uwo na undi bamwita Juno Kizigenza yerutse no gushyira hanze album ye kabisa. Navuga ngo ni ibintu byaba ari byiza fresh sana cyane kabisa. Urabona yuko baberanye, navuga ngo ni beza cyane, fresh ni beza. Navuga ngo biramutse ari byo koko 100% byaba ari fresh sana cyane kabisa, byaba ari fresh. So uwo rero n'uwo bita Juno Kizigenza ndetse n'uwo bita Nyambo usanzwe uzwi muri sinema. Amakuru rero dufite nuko aba bombi bashaka kuba bari mu rukundo, cyane yuko uyu musore bita Juno Kizigenza so bwa mbere yabavuzwe mu rukundo, cyane yuko mu minsi ishize cyangwa se mu myaka ishize byagiye bivugwa ko ari mu rukundo n'uwo bita Ariela Ways. Navuga ngo urukundo rwaba ngaba nirwo rwamenyekanye, ariko byaza kukugora kuba wamenya ese Juno Kizigenza n'uyu mukobwa wundi baba bakundana, byakugora kuba wamenya amakuru. Gusa navuga ngo uyu n'undi mu celebrity cyangwa se umwe mu bakobwa bakina sinema, navuga ngo ibyamamare bikurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. So biravugwa yuko rero aba bombi nabo baba bari mu rukundo kabisa fresh sana cyane.
ari nako nkubwira yuko ngiye kukugezaho ifoto y'umunsi ako kana gatoya karimo, navuga ngo ako kana gatoya gafite mikoro kari kuririmba, ushaka kwibaza ngo ni kande. Iyo rero ni ifoto y'umunsi naguteguriye, ngira ngo muri kubibona yuko ariko iyo foto y'ako kana gato ndetse n'indi y'uwo bita Shemi, uwo bamwita Shemi kabisa. Uwo rero akaba ari ifoto y'umunsi naguteguriye before and after. So uwo n'uwo bita rero Shemi, ngira ngo muri kubona kabisa agafata akiri umwana akubwira ati umuziki ni ibintu navukiyemo, cyangwa se umuziki ni ibintu bindi mu maraso, fresh sana cyane kabisa. Ubwo ari nako dukomeza mu yandi makuru arimo aravugwa 5 kuri 5. Uwo bita Israel Mbonyi, ngira ngo mwagiye mubona mu minsi yashize ifoto irimo iragenda iri trend cyane, cyangwa se ifoto iri gutrendinga cyane y'uwo bita Israel Mbonyi ari kumwe n'umukobwa bita Jory. Bivugwa yuko uyu mukobwa yibera hanze cyane kabisa, uyu mu diaspora. Bivugwa yuko ari mu rukundo kabisa n'uwo bita Israel Mbonyi. Ushaka kwibaza ngo se nihe confirmed mbazane bigaragaza ko aba bombi bari mu rukundo? Navuga ngo biri confirmed really kandi very sure kabisa, aba bombi bari mu rukundo, kuko navuga ngo ikizibiti cya mbere gishobora kukwereka ko aba bantu bari mu rukundo. Ngira ngo murabizi ko Israel Mbonyi aherutse gusohora hanze indirimbo, ngira ngo navuga ngo ni indirimbo imaze hafi iminsi 5, uno munsi ngira ngo iminsi 5 ni iminsi 5 ariko iyi ni indirimbo ya Israel Mbonyi yasohoye bita Tugumane, imaze iminsi 5. Iyi ndirimbo rero nugenda ukayumva neza cyangwa se ukayitega amatwi cyane, yuko ni indirimbo ifite iminota 13 irenga. Noza kuyumva neza byibuze ukayiplayinga nka 3 cyangwa ukayiplayinga nka 4, nibwo uri buze kumva yuko koko akundana n'uyu mukobwa, cyangwa se amwe mu makuru hari nuko iyi ndirimbo yanayituye uyu mukobwa. So ayo namwe mu makuru rero aba arimo aragenda avuga, cyangwa se aba ari kuri iyi mihanda. Ye banyita Simba Only, nkaba naje kugira ngo nyakugezeho 5 kuri 5 kabisa. Nakubwira ngo rero nuza kugera muri iyi ndirimbo ukayisesengura, yise Tugumane. Israel Mbonyi haraharirimba, ngira ngo niba nibuka neza, haraharirimba ngo amasengesho yose nasenga ntiyacamo, ariko mwami Yesu umfashe tugumane. Ngira ngo nawe urumva ivasi. Ngira ngo uyu ni umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana, ntago aririmba sikira, biragoye kuba yazanga kubwire ngo aririmba indirimbo y'urukundo. Gusa iyi ni indirimbo ya gospel, benshi bavuga uti aya masengesho yose nasenga ntiyacamo, ariko mwami fasha tugumane. Bishatse kuvuga ngo yaganishaga kuri uyu mukobwa bita Jory. Bivugwa yuko rero barimo barakundana, cyangwa se uyu mukobwa uri muribera mu gihugu cyo hanze kabisa. Bivugwa yuko kabisa ari mu rukundo n'uwo bita Israel Mbonyi. Ayo rero ni amakuru aba arimo aragenda avugwa kabisa, fresh sana cyane, cyangwa se 5 kuri 5 kabisa. So dusa rero nk'abagana ku musozo wacu, ngira ngo nkuko nabikubwiye hejuru, cyangwa se ikiganiro kigitangira, tukugezaho hano tukwereka abahanzi babiri, tukakubwira ngo uyu muhanzi aramutse akoranye indirimbo n'uyu nguyu se wowe ubibona gute, cyangwa se wumva iyi ndirimbo yaba imeze gute. So indirimbo rero nakuzaniye uno munsi, cyangwa se abahanzi uno munsi nakuzaniye bashaka kuba bakora indirimbo ikamera fresh, n'uwo bita Bruce Melody ndetse n'uwo bita Ariella Ways, cyangwa se Bruce Melody featuring Ariella Ways. Ese iyi ndirimbo yumvishije yaba imeze gute? Yaba imeze gute iyi ndirimbo rero? Nkuko mubizi, tukubwira umuproducer wakora amashusho yayo, uwayiditinga ninde, byaba bimeze gute. Iyi ndirimbo rero yo bita Ariella Ways ndetse n'uwo bita Bruce Melody yakorwa n'uwo bita Element amashusho akadirectingwa n'uwo bita God, video ikeditingwa n'uwo bita Chris Easy, cyane ko murabizi ko uyu musore kabisa akora indirimbo nyinshi cyane mu bijyanye no kweditinga, cyane ko uyu musore nawe weditinga indirimbo ze, ndetse anagenda yeditinga indirimbo za Vestina na Dorcas. So nakubwira ngo rero tuganye ku musozo w'amakuru yacu agiye agezweho. Nakubwira ngo niba bwo warukigera hano kuri Stash TV, kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye, ngenda nkugezaho 5 kuri 5, mubwira yuko ari Simba Only uburimo uragenda ukugezaho aya makuru. Nakubwira ngo nahoze mbona amakuru y'imikino naho sinagenda nakubwiye, nahoze mbona yuko champion yo mu Bwongereza kabisa biri buze kuba ruhana inkoyo yo hagati y'ikipe ya Manchester United kabisa. Ikipe ya Manchester United kabisa iri buze kubicakirana n'ikipe ya Tottenham ku isa 12 kabisa. Navuga ngo n'urugamba rutoroshye,
navuga ngo n'urugamba rutoroshye. Nahoze mbona banavuga yuko uwo bita Kevin De Bruyne, uwo bita Lionel Messi ndetse n'uwo bita Kylian Mbappe, abangaba ari buze ko batoranywamo umukinnyi kabisa uzaba uwo mwaka cyangwa se umukinnyi waranze umwaka. Ayo nama kuri imikino rero irarimo aragenda avuga 5 kuri 5 kabisa. Nakubwira ngo rero niba rwarukirana kuri Stars TV, kora subscribe kugira ngo uzagende twibanira n'andi makuru agiye atandukanye. Nakubwira ngo wifuza no kujya muri group WhatsApp yacu tukugezaho amakuru agiye atandukanye, wanyarukira kuri iyo nimero twakize hasi, ukanyarukira kuri WhatsApp nkagushyira muri group WhatsApp, cyangwa se ukanabamagara ukamereza igitekerezo cyane, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi tubihereza agaciro fresh sana cyane kabisa. Nakubwira ngo gira ibihe byiza cyangwa se gira umunsi mwiza.